utuje bite? Oya. Nukuri oya turagukunda. Sawa rero ndabakunda. Yego. Hello guys, muraho neza bakunzi ba Eriva 150. Nukuri uyu munsi tubafitiye icyo bita prank. Mabuja ajya avuga yuko ngo aradukunda, ariko se koko nibyo cyangwa hari icyo nibaza. Ariko rero yaduteguriye surprise, ariko natwe ntazi yo twamuteguriye. Tugiye kumutungura mwebwe. Noneho rero ni mureba amaso kurekara, mwebwe mwirebere gusa icyo tugiye kumukorera. Ajya avuga ko adukunda kandi numurokore ariko tugiye gukora. Cameraman twagiye cameraman twagiye. Mabuja rero akatubwira ngo bakini banye ndabakunda, ariko natwe tugiye kwaho ko adukunda. Tugiye gukina akantu muri timu yiwe aribo twebwe. Noneho twahindutse abatinganye. Ese nadusanga noneho twabaye abatinganye azabyitwaramo gute? Dore ko noneho turamusize inyuma. Ahubwo noneho rero reka nze ngire vuba mbwira abakinyi banje baze duhite tubikora, asange turimo turi kubikora. We muze ubwo ni mukanya reka tubereke. Nukuvuga ngo rero dore abakinyi ngabariya, igisigaye rero nta kintu. Twebwe tugiye gukora akantu turabatinganyi, turebe Mabuja wacu kuntu ari buza akabyitwaramo. Dore ko noneho tumusize inyuma avuye no gusenga. Tugiye kubikora ahasigaye bakunze rero, sibyo? Ariko ni umunyamasengesho, sinzi ko atari butwica we, ariko nta kibazo. Tugiye kugerageza iki umutima we, turebe kuntu azajya atwitwaraho cyangwa azajya abyitwara amasanze muri timu yiwe harimo abatinganyi. Nkuko mbibabwiye niko tugomba kubikora. Muri kubyumva? Ariko sa yego hari ikintu nekereje. Ibi bintu by'ubutinganyi naga ari byo. Urabizi ukuntu ameze arasenga, urabona ari butwihanganira. Tugiye kubikora tureba amarangamutima ye uko ameze. Yes, ni prank nyine ni ahubwo dore n'amasaje kudufata aho. Nta kibazo ngereka nkubwire ka tubikore, ariko ibibanyuma ntabyo. Arahamagaye. Ose wandetse? Hello? Yaje. Hello? Oui. Samu. Karame? Shani mukire ngo natinze ndimo ndaza. Yatinze kutubonera nyine ariko ndahageze. Urahageze? Okay. Sawa. Ku rupangu harakinguye. Manager yabimbwiye. Okay. Numva semeza nk'umuntu utuje bite? Oya. Nukuri oya turagukunda. Sawa rero ndabakunda.
mu izina rya Yesu. Ibintu ni biki koko? Muratinyuka mugakora ibintu nk'ibi? Hirwa nawe koko? Samu nawe? Ibi ni ibintu koko umunkoreye komana? Murambabaje ku rwego nashobora kubyumva, gusa cyakoze ariko ubundi mbabaza, ubundi mwibuka yuko mugomba no gusenga. Si umuntu usenga akora ibintu nk'ibyo mukora. Bivuze ngo iyo ntari muri beta mugakora aya mabi yanyu. Ubuze tuvuga ko ntabwo mujya mwerera mukabona. Kibazo mali. Yari pranka. Wanza gutekereza mu ndeke ngende. Ni pranka biri. Ira nise ni pranka mali. Mumvane nayo mame kuri ruhande. Yari pranka. Ni pranka. Ngese ntiyari pranka turi gukora. Yo ariko bura mu mumbabaje. Hoya. Kaya tire kuntu mazumera. Nese ibintu mukoze bivuga Imana neza biri kuyama. Hoya Imana biriya ntago biduteyeho. Emima. Witwara. Bongo iki? Ntitwabikoze ari pranka. Ako mami njye nababujije nabwiye Samuel. Babarire mu mugire nyirabayazana. Samuel imubwiye mwana Samuel. Ibintu bireke. Arangije arambwira ngo tubikore, aradukomveka ngo Samuel bimubeshyira. ngo turebe ukuntu bimeze. Abana bari he? Iyo abana bari inyuma. Bari hari inyuma. Mwabashyize inyuma. Bijya kuzanira abana gira. Ndavuze kujya kuzana abana ariko jya unyumva. Reka mbanze nkubwire. Nyine banze ubyumve. Umva impamvu Umva impamvu. Sibyo? Mugende ndivuganira na Samu mwebwe nagushaka. iyo tutabikora Samuel ari kuturakarira. Yewe wabitubwo ni mugende njye mvugane na Samuel impamvu nyamukuri. bimubeshyira bonyine. Kwese twabipanga Jewe Mere yabyumshe bavuze ngo murabizi yagize umujinya. Ni mugende nta kibazo. Akoherwa. Tuvuga ko ibintu nkunda utabizi. ndabizi Samuel ariko nayimubwe namye Nta kibazo. Umuntu mwabuze pranka habaho impano, habaho indirimbo, habaho imivugo. Ni gute mwahisemo ko mura pranka y'ubutinganya? Reka ngusobanurire. Uremera ngusobanurire. ese bituziwe. Ko tutajya tubikora uremera tugusobanura impamvu. Byabaye. Suga mbere ukoye. Ni pranka. Shime tukubwira. Ngani mumbwira ikintu gishimishije. Reka mbabwire nkubwire impamvu. Reka nkubwire. Kandi nawe urayumva. Sibyo? Sinabo ko bose bagenda reka nyigusobanurire. Mu maso ibintu byose nari ndimo imipira ngiyi nari nyizanye ibintu. Nyine reka ngusobanurire. Watubwiye yuko udufitiye surprise. Sibyo? Turanya turabati rero. Mumeri nta kintu kintu natwe tugiye kumutungura turebe ku noneho sasa muri timu yiwe. Urumva? Usanze, sibyo? Hari nk'umuntu ukina biriya bintu. Ntugitubwira ko dukunda. Ntutubwira ko dukunda. Ubu siri kutuzanira utubiswi tuzanira amabombo mbwira ngo Mima ngo Samu ererere ntago butubwira no ndazi bagaterereka natwe dushaka akantu tumukorera ture koko ko ari seri niyo mpamvu twateguye birabi ariko yari prank pe ntago ibiseri ntago ngiye oya humura iriya yari prank ntago ari ibintu byanyabyo nuko natwe rujye kudukora surprise nuko wari watubwiye ngo hari utuntu mbazaniye tubana natwe reka duhita tugutegurira akantu duhita dukina nose uzajya urutubwira ngo nidukine utuntu runaka twe ntitushaka ikintu twakora ibintu niwe wazanye igitekerezo ari yari prank iriya yego cyangwa we ninjye wakizanye nari nangiye kwirebera ibyanjye hano ari gufata yewe prank
kubera ibintu mwakoze mu mama bareba abana banjye mwebwe mumve nari navuze ko ndi nk'abaguriye n'akantu ariko birarangiye reka mbahamagara Karungi zana musaza wawe mama ariko arabashaka mwebwe ntabwo iyi myenda ibareba abashurata mumeze neza igirayo oya Samu ejo bundi ngira ibibazo nkatinda ngiye kujya mu nama yabigenje ati ntabwo yivumbuye akagenda reka tukubwire akantu nanjye ngira umutima mbabarira reka tukubwire akantu mvira ku mwana igirayo nase turatwanze reka tukakubwira ihangane taraneza ratabana reka tukakubwira wewe wishima pe mureke niyambikira abana ndabiya ababarira tutuke mwibabarire simwe se mwabikoze mwabitekereje nanjye ndabanza mbitekereza yambarira reba kunaje bundi ibi bikoma bikuramo n'iby'abagabo mufata ibindi bintu munyambikira umwana dore ratakakandi kawe naje ngo tuvuge uko ndekera umwana ubundi mwajya mureka kugira ibintu by'umutima mu wamubonye uzengurutse ndebe rata mwana uzenguruka yewe gaye hindukira oya nkeneye uw'inyuma oya yewe gwagwa agatumukira mfasha gutya mi Samu mugende reka turakora inyuma handitse Eriva 250 inyuma harimo Facebook ya TikTok iriho mwebwe mugende nta kintu ugiye mvugana siko turi gusoma ibyanditse munzanire yabe suwi ariko mima nuwa fake genda uwa fake se kuki se wari ubizi ukadushyigikira ukabikora reka mbanze nkubwire ngewe nari mbizi nari nababwiye ko ibi bintu atari hagarika rata ngwino nawe nuza ngwino bayumvire ambara shiti yambare rata shiri bayumvire amen cabangambani nawe warubi ibintu by'ubutinganyi banjyanye nawe warubi cyari imbere ko yari ari gukina n'abana se atagenda nanjye ubundi ubwo twangirike njye nago dore rata wawe Samuel we yawubonye reba Samuel we yawambaye barawujyanye yawuhishe wowe mva imbere ago akira rata bayumvire buyo ndababarira ari uko bitwaye neza mu kanya akira rata akira uringanira wowe nturimo watubabariwe kikwishinzaho bakana bakambitse batwimye kere kubera ko ari we muntu wa mbere wambwije ukuri ati ese ngiye ko natari imbirimo musaye imbabazi abakunzi ba Eriva ko mwambabaje maze ngewe ntacyo bimbwiye ntaribi kuri pe twakoze ibintu dukoze kugira ngo mabaje wacu abashe kuba twareba amarangamutima ye ngo mujya mu mwapranka mushaka utuntu twiza abakunzi bacu dukoze ikintu gikomeye kibi tuzi ko ari kibi kugira ngo amarangamutima ye ntabwo ajya babazwa n'ubuse turatubizi impamvu tubikoze gutya ntabwo tubikoze gutya kugira ntabwo ajya dusanzwe tuzi ko atababazwa n'ubusarata turabakunda cyane bakunzi bacu hano hari umuntu witwa Samu
harimo na Mary bano nibo badeye